Ikaze kuri Kevin TV One, kora subscribe ukoreshe and like. Wowe wamaze kugira ukanda subscribe ndagushimiye cyane. Tangiriye inkuru yacu hakuno mu ndege, turabona hari umusore urimo aheka igikapu. Hano hari umugore n'umugabo bicaye mu ndege. Umugore urabona ko asa nk'uwahondobereye, umugabo nawe yasinziriye. Hanyuma umusore arimo yitegura, urabona wa mugore wacu uri kutwereka ko yasinziriye, yarebye wa musore cyane aramukanurira, bisa nkaho baziranye. Arangije umusore aramufata, arahindukira, arebye mu maso y'umugore abona umugore afite agahinda kenshi cyane. Umusore yambara rinete ngo abashe kubona neza ibyo umugore ari kuba yamwereka. Hari amagambo yari yanditse ku itako arayamwereka ati nkeneye ubutabazi, nkeneye ubufasha. Ikigabo cyarakangutse, kirebye kibona umusore urimo agenda yitegereza umugore wacyo ati ibi ni ibiki? Hanyuma umusore arakomeza arahagarara arijijisha. Umugabo ati kuri kwitegereza umugore wanjye hari aho muziranye cyangwa ubasha kuba wanca inyuma sha? Ati mada uraza kubinsobanurira aho waba uziranye n'uyu musore? Ati urabyumva? Ati uransobanurira cyangwa? Umugore ati ibyo uri kuvuga ariko ntabyo nzi. Umugabo ati none uriyibagiwe ko ndeba ushaka kujya uganira n'abandi bantu kandi wowe uri imfungwa yanjye muri uru rugo? Umugore ati ndabizi ariko nyine mbabarira. Umugabo ati oya, ntabwo ugomba kwiyibagirwa, ugomba gukora ibyo nshaka, uwo nshaka ko uvugisha akaba ari uvugisha. Umugore ati nta kibazo. Umugabo ati utabikoze urabizi icyakubaho, famiye yawe nayo narayishe. Ati waba ureba ndamutse nsanze uri kwaka ubufasha bw'ibigukorerwa wabibona, nyaboneka ntimukajye muraduhohotera. Umugore disi yabaye ubwoba buramutaha. Ati ngewe urabizi ko shiri wanjye ntashobora kukugambanira uko byaba bimeze kose. Umugabo ati ndabizi ko ubikoze n'ubundi nawe icyakubaho urakizi. Umugore ati oya rwose nta kibazo, humura ngewe ntago naba nakubangamira. Umugabo ati ntiwumva se ko utangiye kumenya ubwenge? Ati uzibeshye ucikwe gato uwo munwa wawe mbashe kuba nawudoda. Disi umugore yabaye hano nk'uwahahamutse, ihahamuka ryaramurenze kiramusekera mu bugome bwinshi cyane. Ati ndumva utangiye kumenya ubwenge. Barongera bariyicarira nk'ibisanzwe, gusa umugore gahunda arimo arayizi. Ikigabo nacyo nta cyizere gifite, yahise akuramo agatambaro kaba gafashe wigi hano mu mutwe. Arangije kugakuramo, ikigabo cyari cyarangaye kirebye kibona agiye kwisiga ruje à lèvre. Cyari kigize ngo hari ibindi bintu byaba bigiye kuba, ariko cyabonye ko umugore agiye kwisiga kiramubwira ati ahubwo reka mbanze ndebe ko ibyo wari wisize byagushizeho ubundi wisige. Umugore ati nta kibazo sheri. Ati nta kibazo rwose mugabo wanjye. Yarakijijishije agira ngo agiye kwisiga, kumbe yaragiye kwandika ahantu ku gatambaro asaba ubufasha nk'uko bisanzwe. Hanyuma arandika disi kizi ngo arimo kwitera make-up, kandi nyamara we ubu buzima yari aburambiwe. Hanyuma birangiye umugore arakomeza arandika ati nkeneye ubufasha. Arangije ku mutima ati ubu ngubu akazi ndakeka kakozwe. Ikigabo kizi ngo umugore wacyo arimo kwitera make-up. Hanyuma arangije umugore yatekereje ukuntu agiye kubikora ngo abe yasaba ubutabazi. Yahise aterera agatambaro imbere kagwa ku mupilote. Kamaje kugwa imbere karamurangaje, gusa nawe abyitaho arakebuka ngo arebe ikibaye. Arebye inyuma abura umusubiza, arabaza ati bigenze gute ko ndi kubona agatambaro kaguye hano? Ariko baramwihorera. Niko kuza ahita afata ka gatambaro ngo abe yareba uko bigenze, areba uwaba agataye. Arahaguruka aza mu bagenzi kuko yari arimo kuvuga ntihagire umusubiza. Hanyuma wa mugore ati akijya gusobanura ati karancitse karagwa. Ka kigabo cyarakebutse n'ubwoba bwinshi, hanyuma kiravuga ati
ako gatambaro ndi kubona wagira ngo ni akacu, ati kaba kaguye hagati. Umugore ati ati sorry sinzi ukuntu natambutse nkibagirirwa hariya, hanyuma arakicarira. Umugabo agira ubwoba ati none hari ikindi kibazo gihari se bose? Umugabo n'ubwoba bwinshi ahita ahindukirana umugore ati mada, nizere ko utari uri kwaka ubufasha nk'uko usanzwe ubikora, narangiza nkagufata ushaka kungambanira. Umugore ati ariko urabizi neza ko ibyo bintu ntashobora kuba nabigukora uko byagenda kose. Pilote yahagaze aho ngaho arumvira, atekereza ngo ibi bintu ko ndeba birimo urujijo, uyu mugabo kari gutoteza uno mugore, ariko nawe biramucanga. Arangije arakomeza atuka umugore amupfunyongeza cyane ati niba warenze ku mategeko n'amabwiriza naguhaye uraza kuba wambona nitugera mu rugo. Ndiko wambeshya ngo ugiye kwisiga rouge à lèvres nkaba mbona utigeze uyisiga, byagenze bite? Umugore ati nageze aho mpita mbona atari ngombwa ndabireka, ariko nyine nta magambo menshi disi yari afite, cyari cyaramuhahamuye hanyuma kikavuga akakireba mu maso. Gusa we mwibuke afite umupangu arimo kukibara uko kirimo kuvuga. Burya niba uteganya no gukora ikintu ujye wicecekera ukimenyane n'umutima wawe wose, cyangwa se n'ushobora kugufasha. Cyarakomeje kirabwanuka kimwikoreshwaho disi kizi ngo n'ubu kiramurarana, kandi Imana buriya iyo yagukijije iba yagukijije. Ubwo yaratangiye kwiheba yahise abona wa musore umwe yandikiye amagambo ku gapapuro cya gihe ngo akeneye ubufasha, yahise aza yahagira, kumbe aje kumufasha. Ahita aza abwira pilote ati umva pilote, iyi ndege uba uretse kugenda mu kanya hari umushuti wanjye nawe wishyuye tike ugiye kuba yajya aho tugiye. Pilote ati araza mu masaha angahe? Umugenzi ati araza mu masaha make cyane, umutegereze umbabarire rwose ntuze kuba wagenda kuko ahantu agiye birihutirwa cyane. Yaraje nawe ngo aze kwicara, disi wa mugore nawe arabibona, hari amagambo yaje aramwereka hano ari mu kiganza ko yahamagaye polisi. Umugore yaritegereje neza cyane ati nahamagaye polisi, mu kanya gato wihangane iraba ihageze. Umugore disi yagize umutima ukomeye ku mutima ati cyakoze basi mbonye umuntu untabara. Akebutse umugabo akebutse asanga umugore yatwawe kare nk'ejo mu gitondo. Umugabo ati ko ndeba tutari kumwe mada, ko wagira ngo hari ahandi hantu wibereye, byagenze gute? Ati hari umuntu hari inyuma waba yagutwaye uruhu n'uruhande narangiza simbimenye. Hanyuma umugore ati urabizi ko ibyo bintu ariko ntabikora, uba uri kunkekera. Bwarekeye cyane bugeze aho buranira ya polisi itarahagera. Pilote ati none ko uyu mugenzi wawe uyu mushuti wawe ari kunkereza bimeze bite, ko amasaha yo guhagurukaho amaje kurenga cyane, biragenda gute? Wa mugenzi yarabyumvishe w'umusore disi aravuga ati mwihangane gato, ambwiye ngo ageze hano hafi ari mu nzira arimo kuza. Umusore yashatse umupangu ari bukoreshe ngo arebe ko uyu muntu atamucika. Hanyuma arangije abona pilote agize umujinya ashaka guhita agenda. Umusore yahise ahaguruka araza arirwaza yigira nkaho igicure kimufashe kugira ngo abe yarangaza uyu mutwazi w'indege ye kugenda. Hanyuma yigira nkaho hari ikintu cyamufashe mu mihogo, ay'ubusa ariko ni muzima n'ubundi. Pilote byaramushobeye ahaguruka ku rutwariro araza ngo abe yareba ikibazo gihari. Arebye koko asanga byakomeye, cya kigabo kiri hano n'ubugome bwinshi, gusa kiri kuvuga ngo ndi umuganga, iyo niba agize ikibazo namufasha rwose kandi bigakunda.
hanyuma pilote yabonye ko bigoye arangije gusa niho yahise areba wa mugabo wahoze avuga ko ari umuganga, aramubwira ati ngwino hano niba wabasha kugira icyo umufasha. Rwa rugabo rwahise ruza rukuraho ingofero wa muhungu, gusa ntiyashakaga kwigaragaza. Ahindukiye abona ni cya kigabo bahoze baserera, kiramubwira ati kumbe ni wowe urimo guteka imitwe hano, nabonye kare wicarana amasiri n'umugore wanjye, uramureba cyane mbona ko hari aho muziranye. Yahise aza areba ku mugore we ku itako, abona hari amagambo ariho agaragaza ngo nkeneye ubufasha. Arangije cya kigabo kibwira umugore ati ndakwica kandi n'uyu mwanda wawe niwo ndaheraho. Yahagurukije wa musore, umusore ati mbabarira rwose ntago nari nzi ko hari ibiraza guteza ikibazo. Urugabo disi n'ubugome bwinshi rwarasetse cyane, ruramubwira ati ngiye kukumugaza, nimara kukumugaza nkwice. Uyu mugore w'indaya we rwose icyo ndamukorera ni Imana yonyine ikizi. Umusore arakomeza asaba imbabazi kugira ngo abe yamutinza, ati kandi nunanyica aba bantu bari hano baraza kuba babivuga babe abatangabuhamya. Ni uko nguko yatsikiye, arangije amutura hasi, ariko ashyika ku ntebe ntiyagwa hasi nk'uko yabishakaga. Aramubwira ati rwose mbabarira ntunyice kuko mfite famiye kandi irankeneye. Umugabo ati uri kuntera impuhwe ngo ufite famiye se, aho ushaka kunyohereza mu gihome nge nuko ungiriye impuhwe? Hanyuma ati ngewe rwose nanakwica ariko nkajya kukwirega nta bintu birenze. Arangije ati okay nta kibazo niba udashaka kumbabarira, ariko basi babarira umugore wawe. Ati none ugiye gukora iki? Umugore ati ntacyo, ariko njye hari icyo ngiye gukora nonaha. Agihindukira yahise amukubita icupa ry'umutwe, urugabo rugwa hasi. Umusore arahaguruka cyane, abona ko disi uyu mugore wari ukeneye ubufasha ari n'intwari nubwo atarabizi. Hanyuma arangije amwaka rya cupa, aramubwira ati humura, rwa rugabo rwarwanye no kuba rwahaguruka ngo rwice umugore warwo, gusa ntago umuzi ukuntu Imana ipanga. Uba uri gupanga imigambi mibi ku muntu, nyamaze Imana ifite umutego mwiza wo guhita uwo mugambi mubi ufatwamo. Hanyuma karahagurutse, kimaze guhaguruka ngo kibe cyakwica bano bantu bombi, ngo kibe cyabicira hamwe. Nubwo cyari kiyemeje kwica umwe, ariko cyaravuze ati noneho ubu ibi ni akamenyero, ngiye kubicira hamwe, ntabwo ndavuga ngo umwe ndamwica undi mureke. Akikihaguruka abapolisi bahise baza bagifata gutyo, bagitaye muri yombi. Kimaze gufatwa gisaba imbabazi ati mureke niyicire umuntu, yarashaka kuntesha umutwe. Umusore ati mumufunge, yahohoteraga uno mugore. Uyu mugore yarabayeho mu bwoba, yaragiye kumwicira mu ndege, nanjye nganyice kubera ko nahaye ubu nari ngiye guha ubutabazi umugore we. Disi nuko badufunze, ntukajye uhohotera umuntu utekereza ko nta mategeko ahari yamurengera. Niyo ayo mategeko ataboneka, Imana irayazana. Disi umugore yarishimye cyane, ashimira umusore ati byibuze mbashije kubona umuntu w'intwari, nahereye kera ntaka ariko ubashije kundokora. Umusore ati ntabwo ari njye ukurokoye, ahubwo nawe ubwawe ni wowe wirokoye, kuko ubwo byari bindangiranye wantabaye nawe witabara. Hanyuma barashimirana, buri umwe wese ati uri umuntu mwiza, undi nawe ati ufite imbaraga kandi uri umuntu ukomeye, ahubwo urukundo rwanjye nari nararuhaye umuntu ari uwa nyawe. Mpise mbona ko umuntu nkwiye kuba nahereza urukundo rwanjye nta wundi ahubwo ari wowe. Nuko disi yitoraguriye urukundo rwe rwa nyarwo mu ndege. Umusore nawe ati nanjye niko nari meze, nari narabuze umuntu wa nyawe. Kuva uyu munsi umbereye igisubizo cya buri kibazo cyose njya nibaza. Kuva uyu munsi umbereye mbese buri mateka yose njya ntekereza ahashize. Kuva uyu munsi umbereye buri kimwe cyiza cyose mburira igisubizo. Ni wowe muntu nahoze ntekereza ko banyandikiye, ariko nkajya ngenda amahirwe yanjye sinyabone.
kumbe wari uri hano, nari nzahurire nawe mu ndege ariko sinabimenya. Buri umwe wese mu ijwi rituje yagiye abwira undi ati byibuze mbonye urukundo rwanjye rwa nyarwo. Nawe niba ubona uyu munsi umuntu muri kumwe atari uwa nyawe, wizere Imana, wizere ko igihe kizagera uwa nyawe Imana ikaba yamuzana cyangwa se yaba ngombwa ikamugira uwa nyawe uwo muri kumwe. Nibutsa ko iyi ni Kevin TV1, kora subscribe niba wakunze iyi nkuru, ukore like, usharinge n'abandi, hanyuma unatere comment utubwire uko ubyumva, uko wabonye iyi nkuru. Ibitekerezo byanyu ni ingenzi, tujye dukomeza kubana kuri iyi channel yanyu ya Kevin TV1, tuzajya duhora buri munsi tubagezaho agasobanuye keza kandi karimo inyigisho zigiye zitandukanye. Dukomeze tubane, dukurikira, turabakunda cyane. Ciao ciao.